Amahoro y'Imana niyongere kubana namwe nshuti bene data mudukurikira umunsi ku munsi. Ndizera ko amahoro y'Imana ari kumwe namwe. Ndizera ko birashoboka ko hari abarwayi, birashoboka ko hari abafite intambara z'uburyo butandukanye zitari zimwe, ariko ndagira ngo mbiyegereze mbabwire ngo mu ijuru hari Imana ishobora byose, babwire ngo nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Nubwo ubabaye, nubwo uruhijwe n'ibibazo bitandukanye, mu isi niko biba. Mu isi iyo turi mu isi, Bibiliya niko ivuga ngo dufashe igihe mu ntambara. Rero birashoboka ko ninjiye muri iki kiganiro ngira ngo tuganire. Birashoboka ko waba ufite izo ntambara zose ndi kuvuga z'uburyo butandukanye. Birashoboka ko kandi uri gusuhuza umutima, uri kwibaza uko wasohoka no muri ibyo bigeragezo. Ariko reka nkubwire ngo humura, kandi nkubwira ngo nyemerera dusengane Imana isengesho rigufi kugira ngo ikiganiro twateguye kigende neza. Imana inshoboze kandi nawe ucyumva igushoboze kumva neza icyo nshatse kuvuga, cyangwa se icyo Imana inshyize ku mutima kugira ngo tuganire. Uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, urera kandi urakiranuka. Izina rye rihabwa icyubahiro kandi izina ryawe rishyirwe hejuru. Ndakwinginze cyane kubw'uyu mwanya muri iki kiganiro, Mwami, mu byo ngiye kuvuga ndetse n'ababyumva bashobozwe nawe, basobanurirwe nawe kurushaho kubw'umwuka wera. Urakoze, bana nanjye ntangiye kandi usozanye nanjye, ndetse n'abazakireba bazahabwa umugisha nawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo misabye nizeye, amen. Nshuti bene data, nongeye kubiyegereza, nongeye kubahereza ikaze cyane. Turabakunda kandi tuzirikana ko muhora mugaragaza ko muri kumwe natwe, mukanda subscribe, mukora like, byose tuba tubyitegereza. Hari n'abanyura mu gikari mukamvugisha, ndetse mukampa komanteri yanyu ko mubyumva, icyo twarushaho kongera mu byo tuvuga, cyangwa se n'izindi nama zitandukanye. Byose burya turabibona. Imana ibibahera umugisha. Hanyuma uyu munsi wa none ndashaka ko tuganira kuri iki kintu. Tugiye kurebera hamwe ibintu bishyika kuri 5 ngira ngo mbabwire, kandi ibintu 5 ni ibintu bikomeye, bireba weho ugiye kumva iki kiganiro, by'umwihariko ku bantu basenga, mwamaze kumenya Imana. Waba mu idini ryose, iryo ari ryo ryose, tutarenze tuvuga, kuko uramizi kama hari amadini agiye atandukanye, afite amazina atandukanye, yaba ari idini cyangwa se cyo twita itorero. Mwese ibi birabareba, ariko by'umwihariko birareba abantu bakijijwe. Ibintu kari 5 ni ibintu bikomeye pe. Ibintu 5 ni ibihe? Ni ibintu 5 bibi. Ibintu 5 bibi bizakubaho niba ukijijwe, ariko ukaba utera imbuto nziza, ukaba ufite imyitwarire mibi. Ibintu kari 5 nutabyitondera ushobora kuba mu kaga. Ibi ngibi maze iminsi mbitekerezaho cyane. Ibi bintu kari 5 maze iminsi numva ibiganiro by'abantu batandukanye, bakijijwe ndetse n'abadakijijwe. Ukajya kumva udakijijwe, wamubwiriza inzira y'agakiza akakubwira ngo sinkizwe kabisa, akabihakana. Ubuse narebera kuri indi, narebera kuriya runaka umeze kuriya, ati reka aho kugira ngo nkizwe kuriya nabireka. Ibaze noneho aho bigera kuri icyo kigero, bikaba nk'iciro ry'imigani, bagatanga urugero barutangiye kuri runaka, sinakizwa nkawe kabisa, aho kugira nkizwe nkawe kuriya nabireka. Rero hari ibintu nabonye, namaze kubona bishobora kugushyira mu kaga, Ibi bintu 5 urasanga waratangiye kubyibonaho cyane rwose. Ibi ngibi ni ibyo kwitonda cyane, kuko n'ubuzima bwawe nutabyitondera, n'ubuzima bwawe uzaba uri gushyira mu kaga. Niyo mpamvu rero hari ibikuranga bigaragara. Niba utaruniyizi ko ukijijwe, ibi bintu niba udakijijwe koko, niba utera imbuto
ibi bintu uragenda usanga biri kugenda bigusohoraho ku buzima bwawe. Imana kandi reka nkwiyegereze, Imana iguhereze umugisha kandi Imana ikwiteho. Mbere yuko nkubwira icyambere, ese koko urakijijwe? Urakijijwe koko nkuko ubyivugira ubwawe ndakabona usengera mu idini runaka? Ese koko urakijijwe? Nawe waba ubyibonaho ko ukijijwe? Ese waba koko hari ibimenyetso bikuriho bigaragaza ko ukijijwe? Ibi bintu rero uze kubyigenzuriraho. Mbere yuko nkubwira icyambere, reka nkubwire ko niba ukeneye inzu ikodeshwa, inzu igurishwa, ikibanza gikodeshwa, byose turabikurangira. Munsi y'ikiganiro haba hariho nimero zacu, duhamagare tuguhuze n'icyo ukeneye, cyangwa se urabifite nabyo duhamagare tuguhuze n'abakiriya. Hanyuma ukeneye isabune iri liquide, iri solide, shampoo n'ibindi bitandukanye, nabwo duhamagare, byose turabifite ku giciro cyiza. Dufite ku giciro cyiza cyane. Kandi ukeneye no kubyiga, ndavuga ibigendanye n'amasabune, shampoo, isabune y'amazi n'isabune ikomeye cyangwa se ya gifura, byose duhamagare, birahari. Turahari ngo tugufashe mu iterambere. Turahari ngo tukurangire ahantu ushobora gukorera business, ahantu ushobora gukorera bitewe n'igice cy'igihugu wifuza gukoreramo. Duhamagare tuguhuze nayo mahirwe. Imana kandi iguhereze umugisha, Imana irusheho kukwagura mu byo ugambirira gukora byose. Icyambere rero ni ikihe? Tukiri mu kiganiro, icyambere gikomeye, niba utera imbuto zikwiriye abihannye, za mbuto z'abarokore, za mbuto z'abantu bakijijwe, reka nkubwire ikintu ugiye kunyagwa gikomeye, cyangwa se wamaze kunyagwa ukibaza impamvu zikakuyobera, nuko ubura amahoro. Wanyazwa amahoro. Agakiza kazana amahoro, ariko niba waradeviye ukava mu gakiza ukareka kwizera Yesu, ahubwo ugasigara uri umuntu ukora imirimo y'umwijima, kare cyane amahoro ahita akuvaho, amahoro yakuvuyeho. Bivuze ngo nta mahoro ugifite yo mu mutima. Ubundi se kuko niba waradeviye, niba uri gukora imirimo idakwiranye n'abantu bakishijwe, urumva ufite amahoro koko? Ngaho nsubiza umutima wawe. Urumva ufite amahoro? Niba rero nta mahoro ugifite, watakaje ibintu by'agaciro bikomeye cyane. Kuko agakiza kazana amahoro, agakiza gatuma ugira ibyishimo. Ariko uyu munsi wa none urakishimye se niba waramaze kudeviye? Rero ibi bintu birakomeye. Ibi ngibi niba utaragera ku kigero cy'uko unyagwa amahoro, garukira hafi niba watangiye kudeviya inzira y'agakiza. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya mu rwandiko rwanditswe na Yakobo, ibice byaho 2, umurongo wa 17, niho havuga ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Kubera iki? Kwizera ni ingenzi cyane mu gakiza, kuko wakira agakiza hari amagambo watuye, ariko wabyakiriye ubihisemo, wakakiriye ubihisemo, ndetse watura wemera Yesu Kristo, wemera kuzamugandukira, kuzamwumvira mu yandi magambo, wemera ko ugiye kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, ariko warabyizeye. Ariko uko kwizera kuzuzwa n'imirimo, kuzuzwa no gukora neza. Kwizera kuzuzwa no kwera imbuto. Imirimo myiza ikuranga niyo igaragaza ko wakijijwe, ko wakiriye ka gakiza. Ni ukuvuga ngo ako gakiza wamaze kwakira, uko kwizera ufite kugomba kurangwa n'iki? N'imirimo. Niba rero ibi utabifite, niba uvuga ko wizera ukaba nta mirimo ibihamya nka gihamya, icyo gihe amahoro urayanyazwe, amahoro warayanyazwe. Ibi bintu ni ibintu bikomeye kandi ukwiriye guha agaciro.
ikindi buriya ingaruka zikomeye zizakubaho, icyo ni icya kabiri. Buriya mu Kinyarwanda ndetse n'imvugo ya Bibiliya irabivuga, icyo umuntu abiba nicyo asarura. Icyo umuntu abiba nicyo asarura. Ndagira ngo utekereze neza ibi bintu. Ubiba iki? Ni iyihe mbuto uri kubiba? Mu buzima busanzwe reka turebere ku bahinzi. Abahinzi, umuhinzi yagiye kubiba ibishyimbo cyangwa se ibigori, cyangwa se bitewe n'imbuto muhinga cyangwa ubona bahinga, asarura iki? Ntekereza ko icyo ubibye, ibishyimbo ntabwo usarura amasaka. Yego, iyo ubibye amasaka ntabwo usarura ibigori. Icyo ubibye nk'ubwo butaka nicyo usarura. Ariko nanone iyo ubibye kugira ngo ubone umusaruro ufatika, kugira ngo nturumbye, wita ku gukorera za mbuto ubibye zibibwe muri bwa butaka. Birumvikana neza? Icyo ni icya kabiri. Niba rero ubiba urwango, uzasarura urwango. Niko bimeze. Niba ubiba amahoro, uzasarura amahoro. Ibyo ngibyo ubizirikane neza. None se uri kubiba iki? Tugiye ku kintu cya gatatu. Nta nubwo ndi butinde rwose. Tugiye ku kintu cya gatatu, nacyo gikomeye. Cya gatatu gikomeye, ibi bintu ndabinginze mubyiteho. Mubyiteho kuko hari igihe waba uri guhirimbana, uvuga ko uri gukorera Imana, uvuga ko uri gusenga cyane, ariko nyamara ugasanga biri guherekezwa n'imirimo mibi kandi utazabonera umusaruro. Icya gatatu rero, gusenga nyako, guhindura ubuzima. Niba gusenga kwawe bitagaragarira ku buzima ubamo, bitari guhindura ubuzima bwawe, urumva bigufashije iki? Bivuze iki? Bivuze ko abakureba, niba ko kukijijwe, gusenga bakabona umeze nka runaka, kubeshya niweho, gusinda niweho, ibiganiro bibi niweho birangwaho, n'ibindi bintu bibi bitandukanye. Bivuze ngo abakureba, aho ukorera, aho ugenda, mu rugo iwanyu cyangwa iwawe, bose bari kukurebera mu ndorerwamo y'uko usenga, ariko bareba imirimo ufite, bareba ibikuranga, bakabona ntibyahinduye ubuzima bwawe. Ubundi gusenga bigomba kugira impinduka ku buzima bwawe, ndetse iyo mpinduka ntabwo igomba kugaragarira gusa mu buryo bwawe bw'imbere, ahubwo ibiri imbere bigomba gusohoka n'inyuma, kuko abantu tureba inyuma, abantu bitegereza inyuma ku muntu, ibituruka muri wa muntu bigaragarira inyuma. Yego, donc imigendere yawe ibigomba kugaragaza ko ukijijwe, gusenga koko, ibyo ngibyo bigomba kuranga ubuzima bwawe. Imana ikugirire neza kandi Imana ikwite. Icyo ni ikintu cya gatatu. Niba wibonaho ko gusenga kwawe bitari kugenda bigaragara ku buzima bwawe, abantu bakubonamo gusa kubeshya, ishyari, amahane, amatiku ni warangwaho, icyo gihe pe nushaka ntacyo uri gusenga. Imana niba itagaragaza ko ubuzima bwawe bwahindutse, Imana ikurimo niba bitagaragarira abantu ko ubuzima bwawe bwahindutse, icyo gihe rwose nushaka ugire uko wisubiraho. Gira uko wisubiraho. Sinzi biri kumvikana neza. Ibi ngibi isubireho, kuko nibyo byagufasha, nibyo byatanga impinduka ku buzima bwawe. Rero ikindi cya kane nacyo kirakomeye. Ibintu byose birakomeye, kari bitanu, nubwo hari ibindi byinshi twagakwiye kukubwira, ariko ibintu kari bitanu
birakomeye cyane, ubihereza agaciro kandi ubitekerezeho. Ahari uyu munsi wumvishe kino kiganiro, nawe byatuma utekereza neza, bikagufasha kugira ibyo uhindura, ukabaho mu buzima bufite impinduka. Ikindi, hari abantu bitwikira umutaka, cyo nakwita umutaka w'idini runaka, uri umuroma cyangwa se umugatolike, uri umusilamu, uri umwadeperi, uri umu restoration church, uri umu ensemble d'odier, uri zayoni, uri umwanglikani, uri umuyehova n'abandi. Reka ngarukira aho ngaho. Donc uri mw'ibyo dini, ndetse abantu barakuzi kuri mw'ibyo dini, uri kuryihishamo, yes, abantu bakuzi nyine kuri umuyoboke wa rya dini runaka. Ariko nyamara icyagakwiye kuba icy'ingenzi ni ikihe? Titire waba ufite yose mw'iryo dini, uko waba uri kose mw'iryo dini urimo, ukwiye kuribamo ukijijwe, ukwiye kuribamo wera imbuto nziza. Kuko Bibiliya iyo bisomye muri Matayo naho bisangamo ko muzabamenyera ku mbuto zabo. Abakijijwe by'ukuri hari ikimenyetso kizabaranga, muzabamenyera ku mbuto zabo. Muri Matayo 7:16 harabivuga neza, usoma iryo jambo. Niba koko ukijijwe by'ukuri, nta handi bazabimenyera, nta handi abantu bazabirebera. Nubwo wihishe mu mutaka w'idini, mu idini runaka, ariko nta handi bazakumenyera. Kukijijwe, gusenga, bazakumenyera ku mbuto zawe. Niba rero imbuto zawe atari nziza, uri gukora ibibi, gira uko uhinduka, gira uko uhindura gahunda, kugira ngo ibi bintu byose nkubwiye bibi. Ibi bintu nibibereka. Niba batakubona kuri yawe gakwiye kuburi, urumva atari bibisi. Ibi bintu ni bibi cyane. Rero ukwiriye kugira uko uhinduka kandi uhindura mu myitwarire yawe, kugira ngo utanyagwa amahoro. Kandi nanone ibi bintu byose bizatuma abantu, hari ibindi bizakubaho, bizatuma utakaza amahoro, uburirwa icyizere. Uzi kuburirwa icyizere ni ikintu gikomeye. Ni ikintu gikomeye. Kubura amahoro no kuburirwa icyizere, nta muntu ukikugirira icyizere, haba muri karitsiye, haba uriya turamuzi, reka arabeshya, uriya ndoke nta cyizere, ntabwo uri umwizerwa. Ariko nyamara ubundi aka gakiza, umuntu usenga yagakwiye kuba bya bindi byitwa kasenga, kwa gukorera Imana. Imana iri muri weho yagakwiye kuba ikuyobora ku gukora imirimo myiza. Yagakwiye kuba iyo Mana iri muri weho yagakwiye kuba ituma donc ugirirwa icyizere, ariko bigaturuka kuri ya mirimo myiza ukora, nizo nyungu wakagize. Ngaho bihuza ibintu kari bibiri, ari ugukomeza kugirirwa icyizere, donc gufatwa nk'inyangamugayo, kuko nicyo gusenga bifasha abantu. Gusenga biguhuza n'Imana. Niba bitakiguhuza n'Imana, kuko kuguhuza n'Imana n'abagukikije, n'abantu, abaturanyi, naho ukora nk'uko twagiye tubivuga, bizabagaragarira. Niba batabibona, kandi Imana ntabwo, donc Imana igaragarira mu bantu. Yes, Imana igaragarira mu bantu. Niba rero batabibona gutyo, bakabona aho guri ikibazo, icyo gihe shyiraho nawe ikibazo, uhindure kandi uhinduke. Yego? Nicyo kizagaragaza ko wahindutse, kandi nibwo bino bintu bibi byose uko bakubonaga bigomba guhinduka. Birumvikana neza. Umugabo witwa Zakayo, Bibiliya itubwira iki? Bibiliya itubwira ko yari umukoresha w'ikoro, yari umusoresha, ndetse mu byo yakoraga, mu kazi yakoraga, yarariganyaga
yarenganyaga abantu, ariko amaze kubona Yesu hari impinduka yagize. Donc hari imbuto yatangiye kwera, yatangiye kwera imbuto nziza. Yise kabigaragaza aravuga ibyo mfite yise ko rwose abyishyura, ndetse abikuba n'izindi nshuro. Aravuga ati ndabisubiza abona bitwaye, ariko ndabaha n'indishyi y'akababaro. Yego rero niyo mpamvu kwera imbuto cyangwa gusenga bigomba kugaragarira mu mirimo myiza, ndetse abantu bakakubonamo za mbuto nziza zituma bavuga ngo uriya muntu koko yarakijijwe, uriya mugabo yarakijijwe, uriya mudamu yarakijijwe, uriya mukobwa yarakijijwe, uriya yarakijijwe. Dore ibi biranga, dukurikije uko twari tumuzi, hari impinduka asigaye afite. Bagutangira nk'urugero. None se muri karitsiye aho ukora bagutangira nk'uruhe rugero? Inama nziza rero turi gusoza, inama ikomeye, nuko uyu munsi wa none niba wumvishe kino kiganiro, gira uko uhindura kandi gira uko uhinduka. Niba wumvise biriya bintu kari bitanu, kandi biriya bintu kari bitanu, niba udakijijwe bigomba kukugeraho. Impamvu bigomba kukugeraho nuko nyine uri kubeshya. Niyo mpamvu ibi bintu kari bitanu bigomba kukugeraho, kugira ngo rero bitagira imbaraga ku buzima bwawe, bitakugiraho imbaraga. Nuko uhinduka, ugahindura, ugakora icyo Imana ishaka, ukumvira ijambo ry'Imana, kandi bihereye mu uko bakubonaga. Tangira uhindura imyitwarire, tangira uhindura uko wagendaga, uko wavugaga, bakubone nk'ukishijwe nk'uko inyito yari iri. Ntibiyumve inyito gusa, ahubwo barebe ibikorwa byawe, imigirire yawe, uyisanishe imigirire yawe yo mu mwuka ya roho, uyisanishe n'imirimo mu buryo bugaragara. Ni icyo ngicyo Imana igukeneyeho. Ubwo butumwa nubuha agaciro, uzabona impinduka. Hanyuma birashoboka ko umaze gusoza kino kiganiro, umaze kucyumva. Ndizera ko hari icyo bigiye kugufasha, kandi nibigufasha uzabona impinduka ikomeye ku buzima bwawe, bw'imibereho yawe. Ariko nanone reka ngusabe ukande subscribe, ntureke gukanda subscribe, like, share, commentaire yawe irakenewe cyane, kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza, kugira ngo ibintu bikomeze kuba byiza cyane. Imana iguhereze umugisha, Imana ikwiteho, kandi Imana ikugirire neza. Wanyemerera nkagusengera Imana mu isengesho rigufiya, nkagira icyo nsaba Imana. Uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana yo kwizerwa, uri umwami w'abantu, uri ndiho, urera, mwami uri Uwiteka, urakomeye, ntajya kikunanira. Ngaho ushoboza abantu bawe bamaze kukumenya ndetse bakagira intege nkeya, ubafashe kandi ubashoboze gusohoka mu ntege nkeya, ahubwo bagira imbaraga ziturutse kuri wewe, kandi imibereho babagaho ihinduke kandi ihindurwe nawe. Urakoze. Mu izina rya Yesu Kristo misabye nizeye, amen. Shalom shalom.